Inshuti zanjye bene data abantu mu buryo bwa mbere mwese ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese ngo bikomeze kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Ikaze rero aho nanone tujya kuganira ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Mbere ko dutangira reka tubanze tweragize Imana. Uhoraho udukunda tuherengeye mu ijuru, tugushimira urukundo dukunda, tugushimiye ibambe n'imbabazi uhora utugirira, tugushimiye imigisha uduha, tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe mu minsi duhereje inyuma kubaho kwacu yose, ukaba utwemere ko tugera muri akanya tugihumeka umwuka w'abazima. Habwa ikuzo Data. Turakwinginze ngo utubare gukiranirwa kose kwatugaragayeho, nuko muri aka kanya tujye kuganira ijambo ryawe, utwoherereze umwuka wawe wera azabane natwe kandi adusobanurire, maze ijambo ryawe twese hamwe turibikira imitima yacu kutagucumuraho, kandi ritubere impamba n'urwego tusuriraho kuri wa munsi uzaba ugarutse gutwara abana bawe, ndetse twese abumva ijambo ryawe hatabuzemo n'umwe, duhe guharanira kuzakubona. Duheje kirogoye yose mu izina ryawe, kandi hamwe n'ibyo tutagejeje intekerezo kandi ari ingenzi, tubisenze tubyingingiye twizeye ko biduhereye ubuntu. Urakoze Data, amen. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Amagambo yacu cyangwa se icyigisho tujye kuganiraho gishingiye mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 12, ariko turahera ku murongo wa 7 dusoma. Reka dusome. Mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka, ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Umurongo wa 12. Nuko rero wajuruwe, namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Umurongo wa 7 batangiye batubwira ngo mu ijuru haba intambara. Intambara yo mu ijuru yabaye ubwo Imana yacaga Satani hamwe n'abamarayika be bagomanya nawe kubwo kwigomeka ku butegetsi bw'Imana. Abamarayika bo mu ijuru batabarira kurwanya cya kiyoka n'abamarayika bacyo. Abamarayika b'umwanzi na Satani ubwe ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Ngo icyo kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywanwa nacyo. Yuda umurongo wa 6 hatubwira ngo ni abamarayika batirinze, ni abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo. Ngo Imana ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Ibyanditswe byera bitwereka uko Satani yajyaga asubira mu ijuru yarahavuye. Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7, ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Umurongo wa 10 w'Ibyahishuwe, umurezi wacu yajugunywe mu isi, umwe wajyaga ajya mu ijuru akaza mu isi akareba amakuru akayajyanayo. Ntiyemerewe kongera gusubira mu nama zaberaga mu ijuru, ntiyemerewe kongera kujyana ibirego, kujyana amakuru no kwivovotera abana b'Imana. Iri tegeko ry'uko Satani atazongera guhinguka mu ijuru ryatanzwe ubwo Yesu yari amaze kwitegura gupfa mu cyimbo cyacu akatwitangira. Ku murongo wa 10 kandi tubona ibyishimo bo mu ijuru bagize. Satani abujijwe kongera kujyayo kurega abana b'Imana, kandi Yesu akaba yaratsindiye uruhushya rwo kuducungura. Murongo wa 12, ijuru ryatangarije isi
ishyano rigushije, kuko Satani yari ayimanukiye afite umujinya mwinshi. Ryongeraho kandi ko Satani azi ko afite igihe gito. Satani yari ababajwe nuko atazongera kurega kandi ko atazongera kubona uko mu ijuru hasa, maze agira umujinya mwinshi, agambirira gukora uko ashoboye kose ngo n'itorero ntirizajyeyo. Kuva ubwo yiyemeza gushuka abantu, yakoresha Bibiliya ngo ayobye n'intore, yakoresha iterabwoba n'imbaraga za leta, yakoresha ifaranga. Icyapfa ni icyabuza abana b'Imana kuzabona ubwiza atagihawe. Satani azi ko afite igihe gito. Icyampa ngo natwe tubisobanukirwe maze dukoreshe igihe cyacu neza tumurwanya, kuko azaduhunga, kandi twegera Imana kuko nayo izatwegera. Ni igihe cyo kurinda ubutware twahawe n'Imana no kuguma mu birindiro, kuko intambara Satani yatangiriye mu ijuru. Akimara kwirukanwayo yaje kuyikomereza ku isi, kandi ubu afite umujinya uruta uwo yatangiranye mbere, kuko azi ko iherezo rye riri hafi kugerwaho. Iyi ntambara iri kuba, kandi amakuru y'intambara ntazwi kandi ntamenywa n'abantu benshi. Ntigaragazwa mu binyamakuru cyangwa ku mativi mu buryo bweruye nk'uko andi agaragazwa ngo hamenywe ibiri kuba. Icyakoze abanyamwuka bo bazi iby'iyi ntambara kandi barabibona. Nyamara kandi hari n'abandi bantu bakwiye kumenya ibyayo kugira ngo babashe kumenya uko bakwirinda ingaruka zayo ndetse n'aho babona ubuhungiro. Ariyo mpamvu nsaba ubwoko bw'Imana aho muri hose ngo twisengere, umuntu wese ku giti cye dusengere umurimo w'Imana n'abawukora, kuko Satani yahagurutse we n'ingabo ze ngo barwanye kandi barimbura abavuga ukuri, badasize abakwakira n'abakwakiriye. Utazemera kwifatanya nabo wese azahinduka umwanzi wabo kandi azarenganywa. Hari humure, kuko Imana yavuze ko nta kizaba itabanje kumenyesha ubwoko bwayo. Muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 guhera ku murongo wa 12 n'uwa 13, ngo icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa, ngo kandi ababi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba bayobywa. Mukawera duye gusobanukirwa. Nabonye inama nyinshi ziteranye mu bihe bitandukanye kandi mu birere bitandukanye, ahantu hitaruye nashushanirijwe nk'ubuvumo. Ukinjira muri ubwo buvumo uhingukira ku nyubako aho abantu bakirirwa, haba hari umucyo. Aho rero niho hatangirwa amabwiriza. Ku ruhande hakaba ibyumba birimo umwijima w'icuraburindi byinjizwamo abemeye ibyavugiwe muri iyo nama cyangwa se abemeye akazi. Wabikandagiyemo hashobora kugaruka, ariko uwagarukiye hamwe bakirira abantu bitewe n'uko haba hakiri umucyo muke, aba agifite amahitamo yo kwemera cyangwa agahakana. Inzira ivaho irimo inzitane nyinshi, abagizi ba nabi, harimo ubunyereri, byose nibyo kunaniza kandi ngo bicogoza abagenzi, ariko kubihangana bose bazabasha kuvayo amahoro. Maze mbona abayobozi bakomeye b'amadini atandukanye adahuje kwizera batumiwe muri bwa buvumo haberaga inama, nuko hemezwa ko bagomba gutanga ubutumwa bumwe. Ubwo ntibwari ubutumwa bwiza bw'ubwami. Aho hose nagiye ngezwa nahasanze abigisha, abanuzi, abashumba, abapotre, bishops bo mu madini atandukanye, abo nzi n'abo ntazi. Ariko nashenguwe kandi nterwa agahinda no kuhabona bamwe mu bo nsanzwe nzi kandi njya numva ibyigisho batambutse. Bamwe bubitse imitwe, bahisha mu maso habo, bahabwa ibitabo, iruhande hahagaze umuntu wabahaga ubusobanuro bw'uko bazakora umurimo n'amabwiriza ngenderwaho. Benshi bahigishirijwe kuba intyoza mu magambo, abandi kuvuga batuje kandi bitonze, gushirika ubwoba n'ubute, kutagira isoni zo kugoreka ukuri, ahubwo bakarwanirira ikinyoma. Habonetsemo abagabo banyingingiye gufatanya nabo, kuko bamwe muri babandi nkunda inyigisho zabo nabo babyemeye, ndetse harimo n'abagore bakuze kandi batuje. N'abahakaniye ntatindiganije, maze nkimara kubahakanira ko nazifatanya nabo, bamwe muri bo barankangishije ngo ntifatanye nabo nzahura n'akaga, nzagira umubabaro kandi bazakora ibishoboka byose ibyo mvuga ntibyumve kandi ntibyitabweho.
kandi nkangishwa urupfu. Nshuti bene data, duhitemo kurenganywa gupfa duhagarariye ukuri ko mu ijambo ry'Imana, tubirutishe kuzapfira mu binyoma. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa mbere, tuhabona abantu 1,000 n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bafite izina rya Yesu n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo, bazaririmba indirimbo nshya. Ku murongo wa 5 hatubwira ko ngo mu kanwa kabo ntihabonetse ibinyoma, kuko ari abaziranenge. Abanyabinyoma ntibazabona Imana. Ku bw'ibyo twitandukanye nabo, twitandukanye n'ibinyoma. Ni igihe cyo gusengerana cyane, kuko abavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami buburira umunyabyaha ngo yihane, kandi bubwiriza abantu kwitegura kugaruka k'umwami Yesu Kristo bwa kabiri, bari guhigwa. Inyigisho bigisha, ubuhanuzi bahanura bishingiye kuri Bibiliya, biri guteshwa agaciro kandi bigasuzuguzwa n'abavuga ko bakorera Kristo Yesu, ndetse bagiye guhagarikwa, bafungirwa uburyo bakoreshaga bamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, hagamijwe guheza abantu mu mwijima ngo kurimbuka kuzabatungure. Twese hamwe tube maso kandi dusenge cyane. Umubare munini nahabonye muri iyo nama wemeye kwakira ibyavugiwe muri yo ni abagore. Mbese nawe wakwibaza nkanjye impamvu ari abagore? Igisubizo kiri mu Itangiriro igice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 7, wahasoma witonze. Ya nzoka ya kera ariyo mwanzi na Satani yoheje cyangwa se yashitse umugore biyoroheye, n'ubu yiringiye ko hari abagore izakoresha mu rugamba ruheruka rwo kurimbura inyoko muntu burundu. Abakobwa, abagore, ndetse namwe abagabo, abasore n'abana, ndabinginze ngo ntabe ari nge, ntabe ari mwe twemera kwifatanya na Satani n'abakozi be ngo tuyobeshe abantu Bibiliya. Abandi bantu nahabonye bemeye ibyavugiwe muri iyo nama no kwishyira hamwe ni abantu bafite insengero ziteranirwamo n'abantu benshi, ndetse n'abakurikirwa n'imbaga nyamwinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ahari muri twe haba hari abibwira ko icyubahiro cy'Imana kiri muri za nsengero nini zose tubona kandi zihora zuzuye. Oya. Cyangwa se hari abibwira ko Imana ihagarariwe cyangwa se abayikorera ari babandi bakurikirwa n'ibihumbi byinshi ku mbuga nkoranyambaga. Siko biri. Erega ubwinshi bw'abantu cyangwa imbaraga zabo si byo Imana inezererwa, ahubwo Imana inezererwa imitima. Mbese tujya twibaza impamvu ababwiriza n'abigisha, abahanuzi, intumwa babaye benshi, ariko kandi insengero nazo zikaba zigwiriye, ariko kandi akaba ariko n'ibyaha birushaho kugwira, kandi bigakorwa mu izina ry'Imana, kuko bikorwa na babandi badasiba kujya mu materaniro. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 37 ko imibereho yaranze abo mu gihe cya Nowa ari izaranga abo mu minsi y'imperuka, ngo kandi imibereho yaranze abo mu gihe cya Loti ni izaranga abo mu minsi y'imperuka. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 6, ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ngo Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima, maze avuga ko azarimbura umuntu n'ibindi biremwa. Igihe rero iherezo ryabo mu gihe cya Nowa ryagerwagaho, Nowa yagiriye umugisha ku Uwiteka. Icyampa ngo natwe abumva ubu butumwa tuzagirire umugisha ku Uwiteka, kuko mu gihe cye harokotse 8 gusa, Nowa n'ab'umuryango we n'ab'inzu ye. Nanone kandi ubwo iherezo ry'ab'i Sodoma n'i Gomora, umujyi wari wuzuyemo abatinganyi, ryagerwagaho, harokotse 3 gusa, Loti n'abakobwa be 2. Soma Itangiriro igice cya 19. Ariko aba bakobwa nabo kubera ibyo bari barigiye Sodoma n'i Gomora, ntabwo babashije gukira. Mwuka Wera duhe gusobanukirwa. Ndabinginze ngo twese hamwe abasohoreweho n'imperuka, nge namwe ndetse n'abacu, duharanire kuzarokoka ubwo kurimbuka kuzaba gutunga abatubaha Imana. Tube maso bene data, kuko ijuru Satani atemerewe kuzongera gukandagiramo, ari ntawe yifuriza kuzarijyamo. Ibishoboka byose
ndetse n'ibikenewe ari kubyifashisha, ari kubikoresha kugira ngo haboneke abatazarijyamo, bari bararikoreye, bari baryizeye ndetse bazi ko nta cyababuza kuzarijyamo. Aba barabwirije, barafashije abatishoboye, basengeye abarwayi barakira, barahanuye birasohora, bakomeje kandi bahumuriza ab'imitima ikomeretse. Ariko bwo kutaba amaso no kwirinda ibihe byose, baratungurwa. Haba ari njye, haba ari wowe, ni mutyo uyu munsi twiyegurira Imana, tumara amaji kandi tuyihe imitima yacu aba ariyo yo kwigenga no kwiyobora iminsi yo kubaho kwacu yose. Turinde ubutware bwacu kandi tugume mu birindiro. Reka nsubike mbwira mwebwe inshuti zanjye kandi bene data, ni igihe cyo kwambara intwaro zose z'Imana. Abefeso igice cya 6 guhera ku murongo wa 11 kugera ku 18 ndetse no 23 no 24. Reka twasome ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mu kwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, aricyo muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Amahoro abe muri bene data n'urukundo rufatanije no kwizera biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda Umwami wacu Yesu Kristo bose bataryarya. Ndabakunda kandi mbashimiye umwanya wanyu. Uwiteka abahe umugisha.